Twongeye kubaha ikaze, aha rero tuje gusubiza umuntu watubajije inzu iri mu isantere neza, mu isantere y'i Bumbogo ku isoko, hafi n'umurenge hano mu karere ka Gasabo. Rero tugiye kukwereka inzu iri gushaka amafaranga makeya hano ku isantere, kandi tubibutsa ko uyu muhanda mureba ufite kaburimbo. Uyu muhanda ufite kaburimbo, ibyo turabivuga tubihamya neza nta gushidikanya guhari. Reka rero tukwereka iyo nzu, ni inzu ishaka amafaranga makeya miliyoni 25. Dore ngiriya rero, reka tugerageze tuyibereke tudatinze, tujye dukoresha igihe gitoya. Dore ngiriya niyo tugiye kujyaho tuyibereke uko imeze. Reka tugerageze rero tuyijyeho. Dore iyo nzu ni iyi, twari turi ku muhanda. Reka tuyibereke neza, mube mwayireba neza. Dore ni iyi rwose, ni iyi ishaka miliyoni 20. Murabona ko ari ahantu heza, haratuwe, murabona ko hakorerwa rwose. Dore ku muhanda ni hariya, iyo nzu ngiyi waza ukayikorera amasuku makeya, ukaba wayitunganya, ukaba wayikoreramo. Rero iyi niyo mari twari dufite hano i Bumbogo neza ku isoko, ishaka amafaranga makeya, kandi murabona ko ari karitsiye nziza cyane. Mwihutire kuza kureba iyi mari rero, dore nibwo ikijya ku isoko uyu munsi turiho rwose, nibwo igiye ku isoko, ntabwo iramara igihe. Turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Murumva ko aribwo ikijya ku isoko, ntabwo imaze igihe ku isoko. Asante sana, mugire ibihe byiza.